nta nduru ahangaha ugirana ubusabane n'iki n'Imana. nababwiye ko ahantu hose nzaza ngera nzaza mpababwira. yewe ngeze kuri uyu musozi umugore wanjye bari baramukuye ku isukari, ibintu byose, umunyu, ibintu byose biribwa bashyizemo umunyu cyangwa isukari barabimubuje, ibintu byose barabimubujije. Ariko umunsi umwe ndaramufashe ndamuganira tugende tugiye gusenga. Tugeze ahangaha turasenga, Imana iramubwira ngo najye kwa muganga. Agiye kwa muganga basanga ari normal, basanga ubuzima bwe nta kibazo biri, ubaranywa isukari ikirashobora kukinywa nk'iminsi 5. Bakunze kuba kuri no yabivuze TV, ndabashuhuje, amahoro y'Imana bane namwe, ubwiza bw'Imana bubabeho kandi Imana ibahire mu mirimo yose mukora ya buri munsi. Hanyuma rero dore tugeze kuri wa musozi, umusozi tuzaho gusenga tukahakura imbaraga, tukahakura amavuta. Nababwiye ko ahantu hose nzaza ngera nzaza mpababwira. Dore twagenze, mbese buri makuru yose tuzatuyabagezaho. Aha niho abantu baza gusengera, bakaza kwihererana n'Imana, murimo murabibona nyine. Ahangaha mbese abantu bahagera barwaye bagakira, ahangaha abantu bahagera babuze urubyaro bakarubona. Rero tuba twaje kugira ngo tubamenyeshe ibyiza byaho, Imana mwishugire gute ibagirire neza. Dore ngaha muhabone, aho ni no mu buvumo. Aha niho abantu benshi baza gusengera, ngire ngo abantu bamwe muranahazi, musanzwe muhazi, kandi n'abatahazi mbese ndabatangariza ko mwahamenya. Rero turahageze, tuhasanze umuntu yaje gusenga, umukozi w'Imana Yesu ashimwe. Amahoro y'Imana bane nawe, biri kugenda neza. Tugusanze aha hantu, waje gusenga se? Naje gusenga. Waje gusenga. None kuki waje mu buvumo? Hanyuma impamvu naje hano mu buvumo, Yesu ari kumwe n'abigishwa be ngo yajyaga agendana nabo ngo akabibeta, akajya ku ruhande bakajya gusaba imbaraga. Natwe twaje gusaba imbaraga aha hantu. Ikindi cya kabiri, muririmbyi yararimbye avuga ngo nimuze mwenyine twihererane tugusanga ahantu hatari abantu, ngo dore imiruhira turembeje. Twaje ahantu rero ahangaha impamvu duhakunda, impamvu tuhaza nuko hatari abantu. Ikindi cya kabiri, nta muyaga, nta nduru zihari. Ahangaha iyo tuhageze tugirana ubusabane n'Imana, tuhakura amavuta, tuhakura imbaraga, tuhakura ibyo kurya by'umubiri ndetse n'iby'umwuka. Yego. Niyo mpamvu tuba twaje ahantu nk'ahangaha. Umaze imyaka ingaho hasengera? Ahangaha mpamaze igihe kinini mpasengera, niyo mpamvu uri ahantu waririye byanga byakunda uranahagaruka. Impamvu tuhaza tukongera tukagaruka nuko hari ikintu twahabonye. None nk'ikintu waba barahabonye kikakurenga kigatuma wumva ukumbuye kujya uhagaruka, ni nk'iki? Mu by'ukuri ahangaha hari ibintu byinshi. Ubuzima hari ukubaho, ubu mbona nabayeho muri uyu mujyi wa Kigali ntagira icyerekezo, ariko ngeze aha hantu hakura icyerekezo. Ubu mfite inzu yanjye mbamo. Amen. Cya kabiri mfite n'abapangayi. Haleluya. Cya gatatu nitwaga umugabo ariko ntaraba umugabo, ariko ubu ndashima Imana. Ngeze ahangaha Imana yajyaga imbwira ngo izangira umugabo nyamugabo, rero ubu Imana yangize umugabo nyamugabo. Imana ishimwe. Kuba umugabo hari benshi batajya babyumva. Hari igihe wibwira ngo kugira umugore ngo uri umugabo, hoya, hari ibindi bisaba kugira ngo ube umugabo. Abantu badukurikiye murabyumva, hari ibisaba kugira ngo ube umugabo. Rero ndashima Imana rero ko yangize umugabo, ngeze ahantu ikajya imbwira ngo izangira umugabo. Niyo mpamvu rero nahagarutse. Hano haba ibihe byiza, haba amavuta, haba imbaraga, nubwo abantu benshi birengagirira ijambo ry'Imana. Riravuga umurongo wa 80 banza, riravuga ngo nuko uwo mwana arakura, akurira mu butayu, agwiza imbaraga z'umutima. Natwe rero tuje kugwiza imbaraga. Ahangaha ni mu butayu, twaje kwihererana n'Imana. Amen. Yakoze. Rero Imana iguha umugisha. Yego. Si ubu ntimwaba mufite n'ubwo yuko kino kintu cyabagwira? Ntabwo tuba dufite, kuko tuba dufite kwizera, kandi buriya kinaguhubukiye igihe cyawe kiba cyageze, kuko nta muntu upfa igihe cyo kitaragera. Yego. Imana iba yabyemeye. Yego. Ntabwo bahabe na bukeya, ntabwo. Imana ntabwo dufite. Imana iguhereza umugisha. Turabona uranasa neza, ufite ubwiza bw'Imana. Ukuri ni Uwiteka bivuze. Kumbi aha niho mukura imbaraga. Aha niho dukura imbaraga n'amavuta, n'igihe tuharara, n'igihe tuhirirwa.
ahubwo ngewe nuko nahazindukiye kugira ngo abandi, hari igihe usanga abantu bagutanzemo bikaba ngombwa ko aribo bakira, nanjye naje kugira ngo mbatangemo abari ngewe ukira mbere. Muri make hari mu kidendezi. Okay, Imana iguhereza umugisha. Hanyuma ntiwahumuriza nk'abantu bafite ibibazo, abarwayi bari kwa muganga, cyangwa se abagifite ubuzima bubi, abakiri mu ruzerero, abantu badafite ubuzima budafite icyerekezo, wababwira iki? Icyo nababwira, ngewe ngeze kuri uyu musozi, umugore wanjye bari baramukuye ku isukari, ibintu byose, umunyu, ibintu byose biribwa bashyizemo umunyu cyangwa isukari barabimubuje, ibintu byose barabimubujije. Ariko umunsi umwe ndaramufashe ndamuganira, tugende tujye gusenga. Tugeze ahangaha turasenga, Imana iramubwira ngo najye kwa muganga. Agiye kwa muganga basanga ari normal, basanga ubuzima bwe nta kibazo biri, ubaranywa isukari, ikirashobora kukinywa nk'iminsi 5. Amen. Rero ahangaha iyo tuhageze, iyo uhageze ufite kwizera, aha hari ubuzima, hari impamvu nta muntu tuba tuje kureba muri iri buye, ariko kwizera kutuzana tuba dutumbiriye Yesu wenyine. Niko umuririmbyi yavuze ngo tumbira Yesu wenyine niwe gisubizo. Rero tuba twaje kuvugana n'Imana, tuba twaje gusaka Yesu ahangaha. Niyo mpamvu rero ngira ngo dusengere umuntu wari wese urwaye, waba urwaye sida, waba urwaye diabete, waba urwaye kanseri. Umuririmbyi yararimbye avuga ngo nta kinanira Imana mu gihe cyashyizweho. Tugiye gusenga abantu badukurikiranye kuri izi kamera, badukurikiranye bagire kwizera, tubasengera Imana. Ndabizi ko Imana ishoboye byose, waba urwaye, waba ufite amadene, waba ufite urugo rwenda gusenyuka, uko waba umeze kose, ikibazo waba ufite cyose, twebwe ahangaha umuririmbyi yararimbye avuga ngo aha niho Mana mvuganira nawe, aho niho tuvuganira n'Imana, aha niho duhurira nayo, n'ahandi duhurira nayo. Ariko cyane ahantu, iyo uri ahantu uri wenyine, nta rusaku, nta miyaga, nta nduru, ahangaha ugirana ubusabane n'Imana. Hanyuma abo bantu batumbire Yesu, bazamure kwizera kwabo, tubasengera Imana. Amen. Uri Imana y'amahoro, uri Imana ivuga bikaba, nta gacu ko guhinduka kagaragaraho. Mpagaze kuri uyu musozi mu izina rya Yesu, nsengeye umuntu wese urwaye, abarwaye amaguru, abarwaye kanseri, abarwaye diabete, abarwaye indwara zananiranye. Muganga ashobora gutanga igisubizo kitari cyo, ariko wowe utanga ibisubizo biri byo, kuko namaze kumenya kurebera hose icyarimwe. Abantu Uwiteka Mwami, abantu ingo zisenyutse, abantu bavuye mu byiringirwa, abantu bumva ko bidashoboka, kuko nasomye ijambo ryawe rirambwira ngo ibidashobokera abana b'abantu imbere yawe birashoboka. Niyo mpamvu nkwinginze kugira ngo abantu badukurikiranye barwaye, abantu badafite urubyaro, abantu ingo zasenyutse, abantu bari mu bitaro hirya no hino, yaba ari muri iki gihugu ndetse no hanze yaco, ndabasengeye Mwami, abagiye kubyumva bakazamura kwizera, uzamukire muri uko kwizera kwabo, ubakize nkuko natwe twageze aha tukabohoka, twageze ahangaha ukadukiza, twageze ahangaha utugirira neza, utugira abagabo tutari abagabo, utugira abantu tutari abantu. Habwa icyubahiro Mwami, ubwo abantu bari baradufashe w'ijambo tugeze imbere yawe, Uwiteka natwe uduha ijambo. Habwa icyubahiro rero Uwiteka Mwami, umuntu wese ugiye kumvira isengesho, Uwiteka bimubere gutyo, ngaho nubikore kwiyubahisha mu izina rya Yesu. Amen. Imana iguha umugisha. Bakunze ko nabivuze TV, twabwiye ko tubagezaho amakuru amasaha 24 kuri 28. Hanyuma kandi ntago duhwemye kubasengera, ntago duhwemye kubagezaho ijambo ry'Imana. Murabona rero hano twageze, aha ni mu buvumo, mbese tuhasanze n'umuntu mwumvise ibitangaza Imana yabakoreye, Imana yamukoreye, mwumvise ibitangaza Imana yamukoreye. Rero namwe Imana ibahereza umugisha kandi bashyigikire. Caho Imana ibarengere mu izina rya Yesu. Amen.